yabateshaga umutwe, bagendaga mu nzira, bagenda mu nzira abamori bakabatera, bagera mu nzira abahivi bakabatera, mbese mu yandi magambo bagenda barwana inzira yose. Ariko kubera ko hari ikintu gikomeye Mose yakoreye Imana, yakoze imbere y'Imana, Imana imubwiye ngo genda ubwire Abisiraheli babwire ngo ngiye kubashakira amazi yo kunywa. Hanyuma ngo Mose aragenda, iramubwira ngo genda ubwire, tugira ngo ni rwa rutare dusanga mu butayu twagiye gusenga, tugira ngo ni rwa rutare tujya gusengeramo Samatare, tugira ngo ni rwa rutare tujya gusengeramo ahantu runaka hatandukanye, tujya gusengera na za Kanyarira, tumanuka hepfo ku mazi tugasengera ku rutare. Ahantu hose tugiye nabonye tuhabona urutare, no muri Kanyarira hari ubuvumo bwo mu rutare. Mbese nawe ujya usengera ahantu ku rutare, ariko ntabwo ari rwo rutare turi mu kuvuga, kubera ko Bibiliya yarambwiye ngo cya gitare Mose yakubise. Imana ishimwe, Bibiliya iratubwira ngo cya gitare Mose yakubise inkoni kikavamwo amazi, ngo burya yari Kristo. Mose abakubise Kristo, Imana irababara, iramubwira ngo Mose, tekereza gukora no mu byo ukora no mu byo wibwira kuzakora, yoboza Imana. Bwira Imana ikuyobora inzira, yoboza inzira Imana, uyibaze ngo mbese iyi nzira ndimo. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibane nawe, wowe ukurikirana ibiganiro ducisha kuri Ntutebe TV 250. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi imbaraga z'Imana nizigukomeze mu izina rya Yesu. Tujya dusenga, tujya tuganira amagambo y'Imana, tujya duhugurana, tujya tuganira inyigisho nyinshi zitandukanye, hanyuma tukaganira, Imana ikaza ikabana natwe. Niko ijambo ryambwiye ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga ijambo ry'Imana, ndururuka. Imana niko yavuze nk'abana n'abo bantu. Imana rero ibaho umugisha kandi Imana ibakomeze. Wowe uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, wowe uri amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ahantu hose waba uri, Imana ikugirire neza kandi Imana igutabare, Imana ikurengere mu izina rya Yesu. Rero Ntutebe TV ikwifurije gukomera, Ntutebe TV ikwifurije ineza, Ntutebe TV ikwifurije amahoro, kandi Ntutebe TV ikwifurije kuguma mu Mana. Waba uri ku mugabane wa Aziya, waba uri ku mugabane wa Amerika, waba uri ku mugabane wa Afurika, ahantu hose uri, Ntutebe TV ibasha kuhagera kandi imbaraga z'Imana nizibane nawe. Tugiye gusenga tuganira ijambo ry'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, ni imbuto ikomeye, ni imbuto itabora, ni imbuto itamungwa, ni imbuto udashobora gushyira ahantu ngo izabore, kuko ijambo ry'Imana ni ingenzi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Yosuwa, igice cyaho ni 1 umurongo waho wa 5. Katubanze dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu, tugiye kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe riba ryo ribana n'abantu bawe, kandi imbaraga zawe n'imbabazi zawe zibane natwe. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, Imana igira neza, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo riravuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana.
Imana ishimwe. Aya ni amagambo Imana yabwiye umugaragu wayo witwa Yosuwa. Abisiraheli bari bavuye mu gihugu cya Egiputa. Bibiliya yarambwiye ngo bavuye mu gihugu cya Egiputa berekeje mu rugendo rujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagenda bayobowe n'umugabo witwa Mose. Mu rugendo bakoze bari bazi ko bazarugenda iminsi 3 bakaba basohoye mu gihugu Imana yabasezeranije. Hanyuma bagenda bageze mu nzira urugendo rubanzambe, urugendo rwanga kugendeka, ibintu byanga gukundika, birabananira, birabagora, birabazitira. Ubutayu bubabera ubutayu, mbese ingendo zibabera ingendo. Baba mu bihe byo kugerageza no kugora Mose. Baramunaniza bamutesha umutwe kugeza igihe Mose yavugiye abwira Imana ayibwira ngo Mana, ubwoko bwawe burananiye. Imana iramubwira ngo namaze kubona ko ubwoko bw'Abisiraheli ari ubwoko butagonda ijosi. Irangije iramubwira ngo Mose, genda ubabwire ngo ibintu muri gukora ntago ari byo. Baburaga amazi bakitotombera Mose, babura ibyo kurya bakitotombera Mose, ikintu cyose bahuye nacyo bakitotombera Mose. Ariko ngo igihe kigeze Imana ikagenda ibereka uko bwije nuko bukeye, ikagenda ibereka imbaraga zayo n'imbabazi zayo, ariko ibyiberetse byose ntibabashe kubibona. Ibaneshereza amahanga yari imbere yabo, yabateshaga umutwe. Bagendaga mu nzira, bagenda mu nzira Abamori bakabatera, bagera mu nzira Abahivi bakabatera, mbese mu yandi magambo bagenda barwana inzira yose. Ariko kubera ko hari ikintu gikomeye Mose yakoreye Imana, yakoze imbere y'Imana, Imana imubwiye ngo genda ubwire Abisiraheli babwire ngo ngiye kubashakira amazi yo kunywa. Hanyuma ngo Mose aragenda, iramubwira ngo genda ubwire ruriya rutare ruguha amazi. Ngo Mose akora ikintu gikomeye, afata inkoni akubita ku rutare, arukubita 3. Imana iramubwira ngo icyo kintu ukoze ntabwo nari nakikubwiye. Bituma Imana imurakarira. Hanyuma isezerano ryo gutaha mu gihugu cy'i Kanani Mose rirangirira aho ngaho. Cyakora imwereka aho abasha kukireba, ariko ntiyagitahamo. Rero niho twasomye ijambo rivuga ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye. None ndagira ngo ukomeze urugendo Mose yari yatangiye rwo kuyobora Abisiraheli. Ni hahandi twasomye, ariko nubwo twahasomye turaje dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo nkubwire ngo tumaze kubona ikintu cyatumye Mose atabasha kugera i Kanani. Muri ibi bintu byatumye Mose atabasha kugera i Kanani harimo ikintu bita kurenga ku itegeko, cya kurenga ku magambo Imana yabwiye Mose. Yaramubwiye ngo genda ubwire urutare ruguha amazi. Hanyuma Mose ntiyarubwira kubera umujinya w'Abisiraheli, ngo abashakira amazi ariko akubise urutare. Iyo tuvuze urutare tugira ngo ni rwa rutare dusanga mu butayu twagiye gusenga, tugira ngo ni rwa rutare tujya gusengeramo Samatare, tugira ngo ni rwa rutare tujya gusengeramo ahantu runaka hatandukanye tujya gusengera, na za Kanyarira tumanuka hepfo ku mazi tugasengera ku rutare. Ahantu hose tugiye nabonye tuhabona urutare, no muri Kanyarira hari ubuvumo bwo mu rutare. Mbese nawe ujya usengera ahantu ku rutare, ariko ntabwo ari rwo rutare turi mu kuvuga. Kubera ko Bibiliya yarambwiye ngo cya gitare Mose yakubise, Imana ishimwe, ngo Abisiraheli kikabyara amazi bakanywa, ngo ruriya rutare rwari Kristo. Rero Mose yakoze ikosa ryo gukubita Kristo inkoni. Bivuze ngo Mose niwe muntu wa mbere wakubise Kristo. Hanyuma akubita Kristo, ariko kuko Kristo yihangana ngo amazi araboneka. Imana ishimwe. Urugendo rw'Abisiraheli mu buzima busanzwe rwashushanyaga uburyo Kristo azaza mu isi.
hanyuma gukubita urutare kwa Mose, mbese gukubita Kristo kwa Mose byagaragazaga ukuntu azaza mu isi agatotezwa akanakubitwa. Mose niwe wamubanje rero. Mose niwe wabanje Kristo, niwe wakubise inkoni Kristo, amukubita inkoni 3 nazo zifite icyo zivuze. Ziriya nkoni Mose yakubise urutare nazo zifite icyo zari zivuze. Hanyuma rero Bibiliya iratubwira ngo cya gitare Mose yakubise inkoni kikavamwo amazi ngo burya yari Kristo. Mose abakubise Kristo, Imana irababara iramubwira ngo Mose, icyo kintu ukoze ntago ari cyo twari twavuganye, icyo kintu ukoze ntago ari cyo twasezeranye. Isezerano ryo ku Gikanani kwa Mose riba rirangiriye aho ngaho. Hanyuma Imana iragenda ibwira Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, umugaragu wanjye Mose yarangije gupfa, yarapfuye, byararangiye, ariko ndagira ngo nkwambike imbaraga, ndagira ngo nguhe ububasha, ndagira ngo nguhe ubushobozi. Fata Abisiraheli ugende ujyane nabo. Mbese mu yandi magambo, imbaraga Mose yari afite nawe ndaziguha, ubushobozi Mose yari afite nawe ndabuguha. Iramubwira ngo nk'uko nabanaga n'umugaragu wanjye Mose, niko nzabana nawe. Nta Mwisiraheli uzagusuzugura, guhagarara imbere ngo agusuzugure, kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Iyo uri kumwe n'Imana mu rugendo, iyi Imana yakuganirije mu rugendo uri mu gukora, iyi Imana yakwiyeretse mu byo ugambiriye gukora, iyi Imana yakwiyeretse mu nzira urimo, iyi Imana yakwiyeretse muri gahunda zawe, ugenda wumva utuje kandi ugenda wumva utunganye, ugenda wumva unezerewe kandi ugenda wumva ufite amahoro. Yosuwa abasha kwambara imbaraga, abasha kugira imbaraga zo kugira ngo ajyane n'Abisiraheli mu gihugu cy'i Kanani nk'uko Imana yari yamubwiye. Rero ndagira ngo ngewe nkubwire ngo mu byo utekereza gukora, no mu byo ukora, no mu byo wibwira kuzakora, yoboza Imana. Bwira Imana ikuyobora inzira, yoboza inzira Imana. Uyibaze ngo mbese iyi nzira ndimo iratunganye, mbese iyi nzira ndimo izangeza i Kanani. Ese Mana, iki ni igihe cyo kugira ngo ngende muri iyi nzira? Ese Mana, iki ni igihe cyo kugira ngo nkore uyu murimo? Ese Mana, iki ni igihe cyo kugira ngo mvuge ubutumwa? Ese Mana, iki ni igihe cyo kugira ngo nsenge? Ese Mana, iki ni igihe cyo kugira ngo, iki ni igihe, iki ni cyo gihe. Iyo uri muri ubu buryo, Imana ikugirira neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana irakubashisha kandi Imana iragushoboza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana yabanaga na Mose, n'uyu munsi Imana n'uyu munsi iracyahari. Imana yabanaga na Mose, n'uyu munsi ibyo yakoraga iracyabikora. Ayiwe, Imana ihimbazwe. Imbabazi yagiraga kiriya gihe iracyazigira, gukomera yari ifite kiriya gihe iracyakomeye, mbese ubutwari yari ifite muri kiriya gihe iracyabufite. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ntaho yagiye iracyahari. N'uyu munsi ntaho Imana yagiye, Imana iracyahari. Kandi uko Imana yakoraga n'uyu munsi niko igikora. Mbese mu yandi magambo, hahindutse abantu ariko Imana ntigeze ihinduka.
rero ndacyavuga urugendo rw'Abisiraheli, ndacyavuga imigendere yabo, ndacyavuga imigendere yabo mu butayu, ndacyavuga uburyo bagoye Mose, ndacyavuga uburyo bagoye Imana. mu yandi magambo, uko bagoraga Imana muri kiriya gihe, ab'uyu munsi bo bari kugora Imana kurenza. bivuze ngo uko Imana yanze kariya gasuzuguro ka kiriya gihe, n'uyu munsi Imana iracyanga agasuzuguro. uko Imana itigeze yishimira umuntu ukoze ibinyuranye n'ibyo ishaka, n'uyu munsi Imana iracyabyanga. uko Imana itigeze yishimira umuntu ukoze icyaha, n'uyu munsi iracyacyanga. uko Imana itigeze yishimira uko Abisiraheli bitotombye mu butayu, n'uyu munsi Imana iracyabyanga. uko Imana itigeze yishimira Mose imubwiye ngo genda ubwire urutare akagenda agakubita, n'uyu munsi Imana iracyabyanga. ndagira ngo nkubwire ngo ibyo uhagazemo wowe wibwira ngo Imana irabishaka, ibyo bintu ntabwo Imana ibishaka. niba uri gusakuza, uko Imana yanze urusaku mu Bisiraheli, niko itari gushaka urusaku mu Banyarwanda b'uyu munsi, niko itari gushaka urusaku mu batuye isi b'uyu munsi. uko Imana itigeze yishimira induru y'Abisiraheli, uko Imana itigeze yishimira kugoma kw'Abisiraheli, niko uyu munsi Imana idashaka kugoma. nta kintu Imana yangaga kera ngo uyu munsi biri kugikunda. nta kintu Imana itigeze yishimira kera ngo uyu munsi be iri kucyishimira. lelele sisi kebe mini tuti. nta kintu Imana yigeze yanga mu bihe byashize ngo uyu munsi biri kucyemera. niba yarabwiye Abisiraheli ikababwira ngo nimukweture inkweto zanyu, mukure ibyitwa iby'imirimbo byanyu ku mibiri yanyu, uyu munsi wa none ntabwo ibyo ngibyo wowe uri gushyiraho iri kureba ngo ibone ko ibyishimiye, kubera ko iyabyangaga kiriya gihe n'uyu munsi iracyabyanga. niba Imana yarabwiye abagabo b'Abisiraheli ikababwira ngo nimugende mu nkorere, mugende mu ntatire igihugu, mumenye uko igihugu kiri, mumenye uko igihugu muzakijyamo, mumenye uko igihugu muzakibamo, n'uyu munsi ntabwo Imana ikiri mu kwemera abantu bajya gutata bakazana inkuru z'incamugongo. Imana irashaka abantu bagenda mu nzira nzima, irashaka abantu bagenda mu nzira nziza, irashaka abantu bavuga ibintu bizima, irashaka abantu bakora ibintu biri mu mucyo, ntabwo ishaka abantu bakora ibintu bitari mu mucyo. rero Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. ariko ijambo ryatubwiye ngo nk'uko Imana yabanaga na Mose, kuko nta muntu uwo ari we wese wabashaga guhagarara imbere ya Mose ngo amutere ubwoba cyangwa se agire ikindi kintu kindi akora. yabwiye Yosuwa iramubwira ngo ubwo bubasha Mose nari naramuhaye nawe ndabuguhaye. iki ngiki bacyita gutoranya. nkunda korali y'Gahogo cyane, yaririmbye indirimbo nziza nkunda, iravuga ngo mbega guhamagarwa n'Imana ukuntu ari byiza kandi ari iby'igiciro cyangwa ari iby'igikundiro. bavuga amagambo meza avuga ngo iyo Imana iguhamagaye ngo ntireba uburanga, ngo kandi iyo Imana iguhamagaye ngo ntireba aho wavutse, ngo kandi iyo Imana iguhamagaye ntireba uko wavutse, ngo ahubwo iyo Imana iguhamagaye ngo nta kindi kintu yita ko kindi, ahubwo yo yita ko yaguhamagaye. Imana ishimwe. ngo ntago ireba ku buranga, ngo ntago ireba ku gihagararo, ngo ntago yita kuko wavutse, ngo ahubwo yo yitegereza mu mutima. iyo tugiye kuvuga abantu bahamagawe,
uretse na Yosuwa hari n'abandi bantu benshi Imana yagiye ihamagara, ikabahamagara ibatoranije mu bandi bantu, ikabahamagara ibakuye mu yandi mahanga, ariko wajya kureba ukibaza ikintu yashingiyeho ijya guhamagara umuntu, kuko rimwe na rimwe wasangaga umuntu ihamagaye ari umuntu utaruzwi, ari umuntu mu bantu batari bazi, ariko wajya kureba ugasanga ni w'Imana yahamagaye. Ntago ireba uburanga umuntu afite, ntago ireba aho yavutse, ntago ireba n'uko yavutse, ahubwo ngo iyo igiye kureba yo yitegereza mu mutima. Imana ishimwe, ikareba ko uwo mutima ihamagaye, uwo mutima uzayumvira, uwo mutima uzayubaha, uwo mutima uzakora icyo ishaka, mbese uwo mutima uzagendera mu nzira yayo. Yarangiza ikavuga ngo njyewe ntashingiye kuko abantu bareba, ntashingiye kuko abantu bavuga, ntashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, njyewe ndaguhamagaye. Imana ishimwe, ikaguhamagara itagendeye mbese ku isano abantu ufitanye n'abantu, ikaguhamagara itagendeye kuko wavutse mu bikomangoma, ikaguhamagara itagendeye kuko wavukiye ahantu hazwi, ahubwo yo ikareba mu mutima, ngo ikareba igasanga umutima wawe igomba kuwuhamagara, yarangiza ikaza uwo mutima ikawuturamo, ikavuga ngo ndaje nibanire n'uyu mutima. Imana yacu nihimbaza. Ngo irangije iragenda isanga Yosuwa, iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Uyu munsi ndatangira kukuzamura, mbese mu yandi magambo ndatangira kukugaragaza, ndatangira kwimenyekanisha muri wowe, abantu batangire kumenya uwo uri we, abantu batangire kumenya icyo uri cyo, abantu batangire kumenya umuntu ukurimo uwo ari we, batangire kumenya umuntu ukwicayemo, batangire bamenye umuntu ukorana nawe, batangire bamenye imbaraga zanjye zikorera muri wowe. Imana iramubwira ngo nta muntu uzabasha kuguhagarara imbere. Imana ishimwe. Iyo twinjiye mu mateka y'uyu mugabo bita Yosuwa, uyu ni umugabo w'Umwisiraheli wavutse mu Bisiraheli. Bibiliya itubwira ko ari mwene Nuni, yabyawe na se witwaga Nuni. Nta n'amateka se imuvugaho, nta n'amateka agaragara kuri se wa Yosuwa yaba yarakoze, ahubwo kuko yabyaye Yosuwa, hanyuma Yosuwa Imana ikamwikundira, ikamwiyereka, byatumye bamenya n'aho avuka, hanyuma na se abasha kuvugwa. Bivuze ngo n'ubundi ntago yagombaga kuvugwa, yavuzwe kubera Yosuwa. Ntago Imana yapfuye kumukunda gusa, ahubwo Yosuwa bari bagiye gutata igihugu cy'i Kanani. Ni umwe mu bagabo babiri bazanye inkuru zikomeye, kandi baje bahagarara bahamya Imana badashidikanya, ngo bituma Imana imwishimira. Mu bagabo bakuze bagombaga kugera muri Kanani, we na Kalebu bahagera bonyine, abandi guhera ku myaka 20 gusubiza hasi baba aribo bagera i Kanani. Abandi bagabo bakuze bose barimbukira mu butayu, bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Iki rero, iki ni ikintu cyubaka umutima wanjye, ni ikintu cyubaka ubuzima bwanjye, ni ikintu numva cyubaka ubugingo bwanjye, nkavuga ngo nubwo abantu 1000 bavuga ko Imana idakora, nge nzavuga ko Imana ikora. Nubwo abantu 500 bahagarara bakavuga ngo ntago twabonye imbaraga z'Imana, nge nahagarara ndi umwe nkavuga ngo nabonye imbaraga z'Imana. Kuko Yosuwa na Kalebu bahamije Imana, bagera mu gihugu cy'isezerano, abandi bose barimbukira mu butayu kubera ko bananiwe guhamya Imana. Hari korali yaririmbye uyu munsi, ndumva ndi kugenda afashwa n'amagambo amakorali yagiye aririmba. Hari korali yaririmbye ariko ntago nyibuka neza, yaririmbye amagambo akomeye, nayo ivuga uburyo umuntu wahamije Imana imwiyereka, cyangwa se mu yandi magambo Imana imushyigikira, ikagendana nawe, ikamukomeza, mbese ikamwiyegereza, ikamugira umuntu wo kwizerwa mu yandi magambo.
Imana. Dawidi yabaye umwami w'Abisiraheli, hanyuma ngo igihe kimwe haza gutera intambara, Abafilisitiya banyaga isanduku y'isezerano ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo isanduku iragenda yibera iyo ngiyo, ariko igihe kiza kugera Dawidi yumva agize ishyaka ryo kujya kuzana isanduku y'Imana, isanduku y'isezerano ry'Imana. Hanyuma ngo bayizanye akurikije igihe yari imaze mu gasozi, igihe yari imaze mu mahanga, ngo abonye isanduku y'Imana iri mu kuza, iri gutaha iwe, yumva afashwe n'ibyishimo, ngo hanyuma yibagirwa ko ari umwami, cyangwa se mu yandi magambo yibukaga ko ari umwami ariko yirengagiza ko ari umwami, mbese icyubahiro cy'ubwami aragihara, mu yandi magambo agishyira hasi, hanyuma azamura icyubahiro cy'Imana, ngo we yumva nta kintu avuze imbere y'Imana, ahubwo asarwa n'ibyishimo, ngo atangira kubyina ndetse arataraka, ngo muri bya byishimo no kubyina no gutaraka ngo umwitero uragwa. Ngo umugore we Mikali aho yari ari kumurebera mu idirishya murunguruka, ngo aramuseka, ngo aramukwena, cyangwa se mu yandi magambo aramugaya, ariko muri kwa kumugaya abagaye Imana iri muri Dawidi, cyangwa se abagaye Imana yamuhamagaye. Mu yandi magambo ngo ushobora kugaya umukozi w'Imana, cyangwa ushobora kugira ikintu ukora ku mukozi w'Imana ukaba utunze urutoki mu jisho ry'Imana, niko ijambo ryambwiye. Ngo hanyuma arangije abwira umwami, aramubwira ngo uyu munsi ngo nabonye umwami yizihiwe, ngo nabonye umwami ngo yabyi, mbese amubwira amagambo yo kumuninura. Hanyuma amubwira ko yakoze iby'isoni nkeya kubera ko yabyinye umwitero ukagwa imbere y'abagaragu. Dawidi aramubwira ngo Imana nabyiniye ni Imana yakuye Sawuli ku ngoma, yarangiza ikanyimika mu muryango w'iwacu bene data, abo tuva indimwe bari bakomeye bahari. Mu yandi magambo abantu bose bagaragaraga ko bakomeye, twari turi kumwe, irangije irareba iba ari igihe itoragura mu ishyamba iranyimika. Ngo iyo nabyiniye yakuye Sawuli ku ngoma, irangije iranyimika. Iki kintu ngo kibabaza Imana, ngo gituma Mikali ahinduka ingumba. Uburakari bufata Imana, ngo bumaze gufata Imana, ngo buraza bugera kuri Mikali, buhita bumuhindura ingumba. Iyi Mana dukorera niyo mpamvu yabwiye Yosuwa aramubwira ngo uko nabanaga na Mose umugaragu wanjye niko nawe nzabana nawe. Mbese mu yandi magambo icyo nakundiraga Mose nicyo nawe nzagukundira, uko Mose yankoreraga niko nawe nshaka kuzankorera. Yakoze imirimo ikomeye Yosuwa. Ubundi Bibiliya ivuga ko ubwo bari bamaze guhagarara mu bagabo 12 agahagarara ari babiri, bavuga yuko bo babonye Abanaki ariko bakabona nta kintu bavuze, babaye bafite imbaraga z'Imana. Iteraniro ryose ryafashe amabuye ngo ribatere. Bibiliya yarambwiye ngo ubwiza bw'Uwiteka ngo bwururukira ku ihema ry'ibonaniro, ngo mbese umunezero w'Imana n'umucyo w'Imana ugaragarira ku ihema ry'ibonaniro. Imana yiyerekanira ku ihema ry'ibonaniro, abantu bose babona ubwiza bw'Imana buraje, ngo batinya gutera Yosuwa na Kaleba amabuye. Mu yandi magambo nta kintu cyagombaga kubabuza kumutera amabuye, ariko ijuru ryaravuze ngo kuko mwampamije, Imana ishimwe, kuko mwagaragaje yuko ndi Imana, kuko mwamvuze neza, kuko mwampamije neza, mukamvuga neza, ntimurye indimi mu banyamahanga, ntimurye indimi muri bene so, ntimurye indimi mu bo mwajyanye, mukagaragaza Imana iyo ariyo, nanjye reka nururuke mbarengere. Ngo ubwiza bw'Uwiteka burururuka, ngo bugota ihema ry'urusengero, ngo bugota ihema ry'ibonaniro, ngo abantu batinya gutera Yosuwa na Kaleba amabuye. Ariko Imana ihimbazwe.
rero ndagira ngo nkubwire ngo nukorera Imana, ukubaha Imana, ukagendera muri gahunda z'Imana, ukarya iby'Imana yagupangiye, ukemera kubaho nk'uko Imana ibishaka, wasonza ukemera ugasonzera imbere y'Imana, ukambarira ubusa imbere y'Imana, n'ubu uri no hasi Imana izakuzamura kandi Imana izakugirira neza. Mu yandi magambo, Imana ishimwe. Hari ijambo nasomye rirambwira ngo abanzi bazagutera banyuze mu nzira zirindwi, cyangwa se bagutere banyuze mu nzira imwe, ariko batatane kubw'imbaraga z'Imana, batatanire mu nzira zirindwi. Rero nta bwoba dukwiye kugira, nta mudugararo dukwiye kugira, nta mpungenge dukwiye kugira. Bibiliya yarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo kandi nibamara gukomera ngo Imana izabakoresha iby'ubutwari. Ndagira ngo nkwifurize gukora iby'ubutwari muri iki gihe cya none. Ndagira ngo nkwifurize kutagenda nk'uko abandi bari kugenda, kubera ko Bibiliya yarambwiye ngo inzira nyabagendwa abantu benshi bari kunyuramo ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ngo ariko inzira ijyana abantu mu bugingo ngo ni inzira ifunganye. Mbese mu yandi magambo, hari ibyo utemererwa gukora kuko uri mu nzira ifunganye, hari ibyo utemererwa kwikorera kuko uri mu nzira ifunganye, hari ibyo utemererwa kuvuga kuko uri mu nzira ifunganye, hari ahantu utemerewe kuhagarara kuko uri mu nzira ifunganye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Reka dusenge Imana. Uko Imana yagendanaga na Mose, nawe niko Imana ishaka kugendana nawe, kandi icyo Imana yakundiraga Mose nawe nikigira ngo igukundire. Ndagira ngo nkubwire ngo guma ku birindiro, guma ku gicaniro, Imana izazibane nawe kandi Imana izakugirira neza, kubera ko iyabanye na Mose ikabana na Yosuwa, nawe izabana nawe. Iyabanye n'abasogokuruza bacu, nawe izabana nawe. Kandi yakoze biriya byari bikomeye nawe wabonye imbere yawe, mu maso yawe, ibyari bikugoye wabonye, yakoze mu maso yawe ukabibona. Yiteguye kuzakora n'ibindi. Wicika intege muri iki gihe cya none ngo wumve ko ibyawe birangiye, ngo wumve ko ugeze kuri finali ya nyuma, ahubwo ubuzima buracyahari kandi buracyakomeje. Imana ikugirire neza kandi Imana igutabare. Rero wowe ukurikirana Ntutebe TV 250 channel, ndakwifuriza gukomerera imbere y'Imana. Hanyuma reka mbaye telefoni za nimero za telefoni ushobora kudushakaho, hanyuma Imana izabagirira neza, ikomeze ibane namwe, kandi kugira neza kw'Imana muzakubona, ubuntu bw'Imana muzabona. Nuyiringira ntago uzakorwa n'isoni, nuyiringira ntago uzatinya, kandi ibiteye ubwoba bya nijoro ntago bizagutera ubwoba, ahubwo Imana izabana nawe kuko ari Imana ikomeye kandi ari Imana ifite imbaraga. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ifite icyubahiro cyinshi, Imana idahangarwa, nukuri uri Imana nyamana, uri Imana twabonye mu bihe bigoye. Ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe, utugire neza, utwambike imbaraga, ufasha abantu bawe, ubahe gukomera no kukwiringira, kugira neza kwawe kugaragare. Abo kurindwa ubarinde, kandi nyakubaha Imana